none se byagenze gute ko warayihanze? Rebeka yanze ko ninjira kandi n'umugabo wanjye sinzi aho yagiye, gusa nuko nawe atemeye kwinjira muri iriya nzu. Ntabwo uzi ibyambayeho se? Kare kutambwira ko nawe wagize ibibazo nk'ibyanjye. Gira uti ibibazo ingurube yagize ubwo yari yahungiye Pakistan. Nari mbizi kuri mugabo batagukunda na gato, ariko reka nkubwire nizere ko bino ugiye kubiceceka ko uno mugabo wamenye ko amana amafaranga yazaneza abajura bakanyica. Cheers. Ngiyewe ndaje muhigi nimubona ndata nkubwira. Kare kose se ntumva ibyo wari ugiye gukora. Amakuru mfite ni uko iyi nzu ngo itari baruye kuri sake. Komeza nyine ngaho komeza. Ese kasigaye mbona umeze nk'uwacanganyije. Nabuzwa n'iki gucanganyirwa se wagicuruzwa? Kigurishwa. Ariko reka nkubwiye Kamanzi, uzi ko usanzurira imizimu. Utazurira imizimu izaba yaragupfiriyemo se, izaba yaragupfiriyemo. Iyo wifata ugafata amafaranga angana kuri ibi byose nawe wabitangiye, ufata amafaranga wajugunya muri toilette. Iyo umanukanamo nayo n'agasuzuguro ubundi byo n'ibicyo wambaye. Ubwo rero ngo uwo ko navangura umugabo usumariye iki? Ndimbwa wabuzwa n'ikiguha ko ndimbwa se ndiyo. Iyo ufata amafaranga umuntu yavunikiye kuriya, urimo urumva umuntu yavunikiye kuriya, warangiza ukajugunya muri toilette, isi ubwo gutekereza iki? Noneho waravunitse. Ubu urabona ukabona aho wirirwaga bangaragura ukabona ntaravunikaga. Waretse kundisha umutwe, waretse kuta ibyo biganiro ukabihindura umugore we. Ubwo positeri zose bankoresha. Ushatse kuvuga ko hari na positeri bagukoresheje ntajya nkukoresha. Umva yari afite igitabo gisa bisoma. Ngamba barira. Funga ayo magambo yawe cyo kiganiro gihindure kuri gutokoza ubwonko bwanyu, uri gutokoza ubwenge bwanyu. Ubwonko bwawe bwayaze kera umbwira ngo njye gushaka umugabo kubera amafaranga, ariko ntugire ikibazo. Naje kubona ko ari byiza namo ngo waretse tonkivuga. Ejo bundi tugiye kubumukira. Cyangwa n'ubu garuka hano kwanza. N'ubu ngubu wari urimo bahamagara ngo baze bamutwara. Umva nkubwira ntawe ugira ngo wanarenganga. Njye wa mugore iyo nzagufata nkajya kujugunya hejuru y'ishyamba uranyumva neza kandi njyewe bose babireba. Komereza aho ngaho reka njye kwitegereza. Mbashiri byabindi wambwiye Byaciyemo. Wabonye umugabo ugomba kuduha ifaranga? Wabonye umugabo ugomba kuduha amafaranga? Ntabwo ari nta nubwo n'agafaranga kandi gakeya iratubutse cyane. Karibu rwose. Banyita se bakungu. Usanzwe ndi umunyengano. Nanjye nitwa Kamanzi nta kazingira. Okay. Sasa rero uyu mugore yambwiye agatekerezo. Numva nanjye nabishaka cyane. Aho rwose ni sawa nanjye nuko mbyifuza. Yambwiye ko ushaka umukire mwatwe twese. Yes ati wabimenye nibyo. Niko bimeze. Rero hari icyo bisaba kugira ngo ubone amafaranga. Nuko kwimana niteguye gukora buri kimwe cyose mwasaba. Ariko nanjye nkabumukire. Okay, biroroshye. Uramwe no mugore wawe amajoro 2 yonyine. Nanjye ndaguha miliyoni 10. Ntacyo ariko bitwaye. Reka nyakenyerereho.
Jerry unagutsinda uruwanjye nta kibazo siko bakora n'ikikurusha niko wa mukobwa we nako wakirumbo urabona utari kururira upfa noneho ururwa uru rupfu mbimenye se ni nzira yarwo kandi ndi hafi kugeraho nakwinjiriye nakumva nakwinjiriye sawa nzira y'urupfu we umva nkubwire rero waba inzira yarwo waba iki ndagira ngo umenyeshe ko wowe warasibanganye wamezemo ibihuru n'ibyatsi n'ibiki byose nta hantu hamwe urupfu rwabona rukunyuraho ngo rungereho ariko ubu ntawe koko niko ubona wandya inzu yanjye koko ukayiheregeta ukayirya ukayimara niko wibwira mva naho ibyo bitatu byawe bidakarabye binanuka nabi ngaho urambeshe nakarabye ngo wakarabye nakarabye nyine wakarabye se ugira n'aho uba uraba utagira n'aho kuba ngo urakaraba ubwenge bubi gusa nawe ngo uri umugabo rero ubwo batondetse abagabo hariya nawe wajya ku murongo ese undi ko udafite ubwenge shima ubwe wowe wabuze na buki bw'agakoroboyi gato cyane kakuburira niyo wabonye umugabo nyamugabo uzanira nk'undi mugore mu nzu nihe wamubonye usibye ikiwerewere nkawe nagira ngo umenyeshe ko umunsi nzana muri ruriya rugo niwo munsi wabaye ikigwari so kenyera ururwanya niwo warwikururiye Take a seat. Okay. Yes. Niho mu rugo pe gusa ndishimye. Nanjye. So ariko nkuko nabikubwiye iwanjye urahabonye ntabwo uramuta nagira kugira umugore ushaje akagira kutabyara no Imana izagusubiza. reka muhamagare Sara uyu mudamu yitwa Rebecca twariganye n'umushitsi wacu yaje n'ahangaha hari ibibazo by'urubanza yajemo nibirangira azataha iwabo Nyagatare karibu dukunda abashyitsi ngaho se tegura ameza ndumva nisonze
bagiye ko bagiye gutanga amafaranga yo ariko ibintu kibuwa mugore bagira ngo nzakwita bapfuye ko nzagira amaraso yawe nzakwita bapfuye ntabwo nzakugenza uraturumbura amaso se yaturumburira ndanga umva rero nkubwire uri kunyumva neza utagira ngo ni uku nguku umfatiranye ahangaha mu muhanda uranyumva neza asa ubundi byahabara byawe by'umugabo byagiye uriya naramwirukanye inzu yanjye ngomba kuyibamo njyenyine umva nkubwire shikama urumva neza kiriya nicyo gihembo gikwiye abagabo mbwa nkawe ngo abagabo mbwa nkawe aho kurasaza si gusa urasaza ariko iziwanyu zirahagurutse si gusa ubanza nasaze koko none se usanze iriya nzu itanyanditse wabigenza ariko uri umusazi ndabizi neza ni iyawe kandi kwanditseho uba nkubwire mama uranyumva neza uranyumva tega amatwi wumva kugira inama fata utwawe twangushe utuzinge hakiri kare bitabaye ibyo ushikamo isi kose nawe ubwo bushozwa bwawe bunuka nk'ubutungurusumu bwaboreye muri depo suzugura gusa mwana nzakwica uretse umugegerara ariko se utavuze umwe sarati ibaze iranze itanditse ku mugabo wanjye aka kagabo nako kati ibaze itanyanditseho ibi ni ibiki ariko si ko nta mwana bafite yanditse kuri nyina mubonye aho mutera ubwoba utambara cyane njyewe rebeka muntera ubwoba inyama y'ubwoba narayijugunye ahubwo ndaje mbereke unsanze mu muhanda uzantera iwanjye nkwereke ngegera gusa No, Simon, my kubera ubuhemu ubaye umusazi ku gasozi neza gasare ku gasozi wanjye gera umara nkubwira n'ibitari bingi biza byarangiye kankuretse n'ibyo nakuvuna gatatu oh my god imana gutabara wa ngaya nenda ko ntakumenya ni Kamanzi umuturanyi wawe ntabwo uri kunyumva nejwe koko Sikama ni wowe kama konzi tu umuntu w'umugabo utari kigwari nka saki wamfashije Oya nagufasha nta kibazo rwose urashaka kuba ufasha se ahubwo cyambere rero nshaka kumfasha unshakira umuntu ampure mbashe kubona kandi wambwiye ko ubishobora kuvuga bigakira Sara wikuri guvuna icyo cyo ndakigufasha rwose icyo cyo ndagikora fasha mbashe kubona ubundi mbona uko mpangana n'iyanjije n'umugore uwuhe mugore se kandi ushaka umuhangana
haje umugore Sake yazanye mu nzu yanjye nshaka guhangana nayo. none se sinumvise ko uriya mukobwa afite inyandiko yandikiranye na Sake yuko baguze ziriya nzu. Amakuru ngo baguze bagura ikizi ko Sake iriya mitungo yiratana iriya nzu yanditse ku mwana wanjye. Ibyo byose rero arimo arishuka. Ibintu byanyuze ko numva wagira ngo ni filime. Ushatse kuvuga ko inyandiko buriya afite ari impimbano nta atari nzima. Ziriya mpapuro afite ntabwo ari zo kuko iz'ukuri nijya uzibitse kandi na Sake ntazi aho ziri. None se Sara ngufasha usampemba iki? Kama byo byihoreje nuramuka umfashije tuzashaka cyose nzakiguhemba. Uravugisha ukuri icyo nashaka cyose wakimpemba? Umva icyo washaka cyose njye nimara kubona nzakiguhemba. Ndashaka ko njyewe ninkufasha birangiye wazampa icyumba kirebana n'icyawe nyine nkagenza nkiyaba ari cyo niruhurira nduhukiramo rwose. Ibyo byoroshye ahubwo ugize uruhukire no mu cyanjye. Mu cyawe? Kama nyine nari ndimo nshaka uburyo kinakwigaho ndi gutekereza uburyo nahita nkubonera umuganga. Ahubwo ngwino tugende ngwino nkugufashe rwose. Asuye ko mbona uri hano mu ishyamba muzi nk'amashitani yaguteye wagira ngo wasaze wabaye iki? Bisa nabyo ariko ntabwo ari byo. Nese wabaye iki ko mbona uri hano muri ibi bihuru? Ako se wakikomereje njyewe ukandeka urambaza iki koko? Nzi ko numva ufite umushi. Sakumiro koko. Uranshaka iki wa mugore we? Ariko se ugiye bikaba ko turabaturuye. None se nibyibuka mbikoreye iki? Rego dushaka kwicara tukaganira nkakugira inama nawe ukangira inama. Ariko uzi ko ari byo. Ako kantu kabisa. None ndabyemeye. None se iwawe bimeze gute? Wa mugore ibyanjye bisa nkaho isosi rwose yaguye mu icishe pe. None se byagenze gute? Meruka akazi warakarangije sibyo? Ikindi inzu warayiguze byaje kugenda gute koko? Nyine ibyo narabikoze rwose nta kibazo. Ariko ikibazo cyabayeho ngo nuko iriya nzu ngo ishobora kuba itanditse kuri kariya kagabo. Urugo gito